Mwiriwe, Yesu akuzwe. Video yanjye ishize y'ubushize navuze ku bintu by'ubukire, ndaza ngira no ku myenda, ngira ku bintu nyine ubukire ukuntu bugendana n'imyenda. Ngarutse gusobanura ikibazo cy'imyenda. Imyenda, umwenda burya ni ikintu muri iyi si y'uyu munsi tugezemo urakenerwa. Ariko gufata umwenda burya ntabwo ari ibintu byo guhubuka gupfa kuvuga ngo ufashe umwenda, kuko ni ibintu ubihubukiye, ni ibintu bishobora kukujyana mu bibazo binini cyane, bishobora kugukenesha kurushaho, kuko hari ibintu byinshi tudashobora kugeraho tudafashe umwenda. Hari ibintu, umwenda ni ikintu nakwita wifashisha kugira ngo ufite umushinga, cyangwa umushinga ariko w'ingirakamaro, umushinga w'ibintu byangombwa, ibintu ubona bikenewe kandi bizagirira rubanda nyamwinshi cyangwa umuryango wawe akamaro. Tuvuge wenda ushatse nko kugira ikintu ushinga nka sosiyete cyangwa iki, umwenda urakenewe kugira ngo icyo kintu kigereho, kuko nta muntu n'umwe ufite amafaranga yo gutangiza menshi. Barahari, ariko buri gihe abantu iyo bashaka gutangira hari ahantu bahera. Aho hantu rero usanga umwenda ari ngombwa kugira ngo uhagere. Umwenda ni ikintu wagombye gufata wabitekerejeho, wabibaze. Hari n'aba specialiste babishinzwe bakubarira bakareba, bakaguha umwenda ukurikije uko uzawishyura. Burya ntibazakubeshye, umwenda mubi ni umwenda ufata utazi uburyo uzawishyura. Kandi umwenda burya ni ukuvuga ngo umuntu ufata umwenda aba afite n'amafaranga yo kwishyura. Birashoboka, niko umuntu afata umwenda. Burya gufata umwenda nta mafaranga ufite, no, ntabwo bihura. Burya ufata umwenda ufite amafaranga yo kuzishyura. Ni ukuvuga ngo uba ufite ahantu ayo mafaranga azava. Ntabwo ari ukugenda gusa ngo uvuge ngo ufashe umwenda ukaza kandi burya amafaranga ahandi hantu abera mabi. Iyo uyafite ntumenya n'ukuntu ashize. Hari n'igihe ufata uwo mwenda udafite uburyo ugomba kuzawukoreshamo buteguwe, ugasanga ashize utanabikoze, kandi wenda ubwo buryo wari wateguye aribwo buzabasha kwishyura uwo mwenda. Ubwo rero bivuga ko nyine umwenda ni ngombwa ku bantu bakeneye gukora ikintu kigaragara, umushinga, kugura inzu, kubaka. Hari ibintu bikenera, urumva ni ibintu biba bizagirira abantu benshi akamaro, umuryango wawe. Ukavuga uti reka mfate umwenda mbona ahantu mushyira inzu. Burya na banki irayemera nka garanti nta kibazo, ariko nyine ukaba uzi neza ko uzanawishyura, kubera ko iyo utanawishyuye usanga nanone umuryango wongeye ukajya hanze kubera ko banki yisubije ya nzu. Umwenda rero ntimunyumve nabi, ntabwo nawutera ibuye, umwenda ndawemera cyane, ariko nyine iyo uzabasha kuyishyura. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ufate umwenda nyine ugomba no kuba ufite uburyo uzawishyura wanabitekerejeho, ari ibintu udahubukiyeho bigutunguye cyangwa iki. Sawa rero, ubwo nagira ngo nyine n'umwenda tuvugeho. Umwenda ni ngombwa, iyo uzabasha kwishyura, iyo ufite gahunda yawo, iyo ufite wakoze uburyo uzawishyura n'uburyo aya mafaranga uzayakoresha, atari amafaranga yo gutera inyoni. Ntabwo wafata umwenda, ntabwo njya nemera abantu bafite umwenda ngo kujya muri vacances cyangwa kugura intebe cyangwa kugura ibintu bisanzwe byo mu nzu. Oya, birashoboka, ariko biterwa n'uburyo umuntu nawe ajera amafaranga ye. Hari uwawufata azabikora gutyo, ariko afite uburyo azanabyishyura. Saba rero mu bikomante, mu bisangize, tubiganireho, twumvikane, tugire aho duhurira, buri umwe wese ukabyumva. Saba, murakoze, mwiyaboreshe, murakoze cyane. Mbifurije umunsi mwiza, ibyo mukora byose Imana ibaha umugisha. Bye.